ku isi iyo uhageze rero ugahinguka ku isi ubundi ibintu byinshi utabashije kwakira munsi y'imyaka 6. cyangwa iyo umuntu yagumye kubahana akamara imyaka myinshi hagapfa abantu kuri uwo musozi arakubwira ngo yahuye nabo. Ubundi yajya mu nzu akaba azi ko iyo nzu yigeze ibamo umuntu agapfa, yego, akakubwira ko uwo muntu amuteye. Ati ko hari umuntu ati ntituregera tuvugana n'umunsi n'umwe, ati ariko nagiye kurota mbona ashaka kumfata ku ngufu, ati none nsi ntimuvugisha, ati ndamubona ngaciriya, ati kandi Shalom shalom, bahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV aho tunyuza ijambo ry'Imana. Ushobora gukanda subscribe, comment, share na like. Muzaba muduhaye inkunga ikomeye cyane. Imana iduhana umugisha. Bakunzi ba Yesu Kristo, bakunzi b'umusaraba, bakunzi ndetse ba Denise Bihiga TV, turabasuhuje aho muherereye hirya no hino ku isi. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kubagezaho ijambo ry'Imana no kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubwami bw'Imana. Murabona rero ko uyu munsi turi kumwe n'abagabo basize amavuta y'Imana. Imana yahamagaye, ntago ari muri iki gihe, yabahamagaye kera nkuko yabwiye Yeremiya. Bagiye gutangira rero batwibwira duhereye kuri ruhande. Nge nitwa Dusenge Jado. Ndi umugabo ufite abana 4 bo mu nda n'abandi wenda ndera. Of course n'umudamu kandi agomba kuba ari umwe. N'umudamu biterwa ariko ibyo nimyemerera hari. Kubigendanye nuko byaterwa n'imyemerere n'umuco n'imico n'iki, kubera ko impamvu nibutse kugaruka ngo umwe sofa n'umwe kuri nge. Ariko nujya kureba even na Kenya mu minsi yashize yemeye benshi, no kuvuga ngo abe mu muco wacu twebwe aha mu Rwanda n'umwe, abe ku idini, abe ku musozi w'idini, abe no mu mategeko. Ariko pastor, wenda tukiraho nubwo turi kwivuga, hari umuntu wambaje ariko ko Ancien Testament yemera abagore benshi, ati ibyo byo kwanga abagore benshi byaje ryari? Kandi tubona ba Abrahamu baratunze urenze umwe, tubona ba Yakobo n'abandi. Kristo yakigarutseho aravuga ngo byatewe nuko abantu, hari ubushake bw'Imana imbere y'abantu n'ubushake bw'abantu bwemewe n'Imana. No mu ntango muzasome neza, Imana yaremye Adamu na Eva, ntiyabuza abandi ba Eva benshi muremera. Rero ariko hari ubushake bw'abantu bukemerwa n'Imana, ariko hari n'ubushake bw'Imana bwemewe n'abantu. Naho mu ntango Kristo yabigarutseho, Mariko ndumva ari 10 aravuga ngo ariko ajya kurema ni Kristo wabivuze, utajya kurema ubundi yari yaremye ku buryo umuntu yatunga umwe, ariko kubera ubushake bw'abantu irabareka. Ariko mu ntango Imana ntago yigeze yemera polygamy. Kuko yishaka polygamy ntiyari kubura abandi bagore nka 2 3 iremera Adamu kugira ngo aryoherwe mu mico imwe n'imwe nyine. Of course mbonera no kuvuga iki, n'umuco wacu nyirizina wo mu Kinyarwanda. Bavugaga yuko tureke no kuvuga ngo Ancien Testament, bavugaga yuko ngo imfizi takumirwa. So byari bifite icyo byashaka kuvuga yuko gutunga abagore benshi atari igitangaza. C'est pourquoi hari na église imwe ibyase tigendeye kuri iyo Nouveau Testament, ndumva nayita ni dini ry'Abayisilamu, ryemera uwarenze umwe bakaguha kondisiyo. Ariko
ushobora no gusanga atari uko bo bahisemo kuvuga ngo twemeye abarenze umwe, ahubwo ryatangiye muri 622 hari icyo bita el musulman la fuite de Mahomet cyangwa Meka Medine. Bari hasanzwe uwo muco bakomereza ku wari uhari, ariko nta garuka aribo babemereye gutunga benshi. Ni ukuvuga ngo hari ubushake bw'Imana bwari umwe n'ubushake bw'abantu bari benshi. C'est pourquoi pas ku bwa Kristo abantu banabyumve neza, Kristo niwe ubitwa obrija, na Paulo abigarukaho mu gice cya 7 rwa mbere rw'Abakori naravuga ngo mu rwego rwo kwirinda ubusambanyi umuntu umwe wese atunguwe mugore. Ariko in the beginning nk'icyo gihe wari uri kuvugamo hariho mbivuga gute, habanje kubaho umuntu atamenya umugore we. Mu mutwe w'abantu harimo ubuhigi, umuntu atabasha kumenya umugore we. Niki cyaje gutuma ibyo bihe bihinduka? Impamvu ya mbere yabaye sekirite igendanye n'indwara zari ziri kwaduka. Abantu iyo mico bihaye biba ngombwa yuko batangira kuyivamo. Impamvu ya kabiri ni uburyo nubwo ibyo bihe byari biriho, buhaje kubonekamo umugabo waje gutangira ngo gushaka kumenya umwana we, kuko icyo gihe umugabo ntiyamenyaga ngo umwana wanjye ntuye, hari fata umwana wese nk'uwawe. Ariko atangira kureba umwana mu gushaka kubona ko wa mwana ari we bimutera gukundana na nyina. Atangira mw'ibyo bintu bigendanye no gucreatinga couples bihereye ahubwo ndi kuvuga nyuma yo gusohoka muri mentality ya gihigi. Niyo mpamvu ufite ibitekerezo byose bigendanye nuko watunga benshi, nta nubwo ari bo banarangiza ikibazo cy'irari. Kuko nujya kureba ukajya kureba nagatanze urutonde rw'abagabo benshi nari mbizi ko tubaje kubivugaho. N'uwashatse abagera mu 130. Ndi kuvuga muri new generation kuko na Salomo we murabizi yashatse 1000 yongeraho n'umwe w'isezerano, kandi 700 bose yarebye ubwiza. Bambe 700 yarebaga igihugu cyamutera, ariko 300 yarebaga ubwiza n'umwe w'isezerano. Rero muri kamere y'umuntu, muri kamere reka mvuge specifique ku bagabo, habamo gukunda abagore benshi. Muri icyo kintu kiri mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko urumva ni na karande. Niba uri kunkurikira urumva ni karande. Umuntu ubasha kunyurwa n'umugore umwe ni Kristo bimushoboza. Naho imbaraga z'ikiremwa muntu kuva na kera, mboneho no kubibwira umuntu udukurikiye, nubona Kristo mu mugabo wawe yabayemo muto, ushakaho umugore umwe, karande ituremo yuko baremwe ntabwo imworohera ko yatunga umwe. Azatunga umwe arangajya naca inyuma. Ni nayo mpamvu nimuba muri kureba ndumva ni ikekirwa hoyo bamaze gushyingira, ubwo byasaba ngo mbirebe bazenguruka icyo kirwa bakakizenguruka bayerekana ko umugore n'umugabo nk'uko twambikana impeta bo bajya ku icyo kirwa ko bazabana iteka ryose, bakajya hirya bagafata akantu kameze nka pafoni gafite impande enye, bakakajugunya hejuru kakikubita hasi. Ubudomo buza buba buvuga imyaka bizasaba umugore kugira ngo ace inyuma y'umugabo, ariko ubudomo bwaza bukavuga amezi bisaba umugabo kugira ngo ace inyuma y'umugore we. Ni ukuvuga ngo ku mugabo n'amezi, ku mugore n'imyaka. Ni ukuvuga ngo bya bindi bavuye kuzengurukaho ntibari shuwa ko bizagerwa. Niyo mpamvu navuga ngo nubona umugabo wawe Kristo yabaye muto muri we,
wikirirwa umushakaho yuko azabishobora gutunga umwe. Murakoze. Imana iguhe umugisha, ngira ngo wenda tuzabigira ikiganiro ukwabyo. Kandi mwene data nari nkivuga. Yari ikivuga, reka ukomeze. So ndi umwungeri wa The Holy Israel Church, dukorera hano i Kigali Nyamirambo. Nkorera nyine aho ku musozi w'idini, nk'uko mubizi imisozi ni 7, njyaho niho mbarirwa. Mu misozi ni 7 wahiduciramo muri make iyo misozi cyangwa tuzayigarukeho ubutaha? Nkeneyereza yuko buri kimwe cyose naza kuvuga nitugendera ku iyo ngingo kiri bu creating conflict, izindi kaza kurangira icyo twakagombaga gukora tutagikoze. Gusa hari umusozi wa government cyangwa wa guverinoma mo kimwe, hakaba umusozi w'icyo bita umusozi wa media. Media nk'imbaraga ya kane igenga isi. Hariho umusozi wa media nyine, hakabaho umusozi wa R. Iyo media ni itangazamakuru, guverinoma nyine nibi. Umusozi wa politique of course. Umusozi wa R ni siporo. Izo ngizo. Hari umusozi wa religion cyangwa iyobokamana, ari umusozi w'idini, akaba ari naho nisanga, akaba ariho mbarirwa. Hakaba umusozi wa business, umusozi wa business, ndetse n'umusozi w'umuryango. Ndumva ari icyo nabivugaho buri. Ngira ngo izo ngingo buri ngingo ubutaha tuzayigarukaho, kandi turebe ukuntu iyo misozi twayihuza. Ese ishobora guhura? Kumbwira ngo ishobora guhura ni nacyo kibazo no munsi isi ifite. Hari ubutumwa bwiza bw'agakiza n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza bw'agakiza ka Yesu Kristo ni ubutumwa buri specifique mu kwa gutuma abantu bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwabo. Ariko ubutumwa bwiza bugendanye na kingdom, hari ubutumwa bw'ubwami bwiza bw'ubwami. Byose biri mu butumwa bwiza, ariko bumwe n'ubw'agakiza, ubundi n'ubw'ubwami. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bugendana n'iyo misozi 7, buri specifique gufata ya misozi 7. Niyo mpamvu nimuha muri gusoma ngishimwe, icyubahiro, buri kimwe cyose twakagiye tugisobanura, bigaruka ngo bibi by'uwo nguwo baba bari kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nuko buri misozi yose 7 igomba kuba haba present Imana, kuko umwuka wera umuntu yuzura abaga umuntu, ni nawo mwuka wera umuntu, umwuka wera umuntu yuzura kugira abaga umurwayi akire, ni nawo mwuka wera nuzura musengera. Byose biva ku mwuka wera, ku mwuka w'ubwenge ni ubigena. So rero abantu benshi ni nacyo kibazo ubona isi kunze kubifite. Hari igihe umuntu aba afite ubutumwa bwiza bw'agakiza, ariko nanabibutse ko umukristo warangije gukizwa akamenya Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwe, akamwakira, akwiye gutangira kwigishwa ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kuko nimusoma mu gitabo cy'Abaheburayo 5, abazahasome abadukurikiye 11 basome, aravuga ngo uwo nguwo ngo ariko ngo turarenga tugasubira muri bya bindi by'ibanze. Ibi bintu muba bamwe benshi bibwira yuko ngo uyu muntu kuko yavuze ubutumwa bw'agakiza, ubwo ni ubutumwa bwa fondation. Iyi nzu mubona turimo ifite fondation, ariko ntago tuba muri fondation. Ifite inkuta, ifite amadirishya, ifite amabati, ifite iki. Ni icy'ingenzi yuko umukristo akwiye kumenya ko ubutumwa bwiza bw'agakiza ari base y'umukristo. Niyo mpamvu ijambo rivuga kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. So ubutumwa bw'ibanze rero ni fondation. Ariko umukristo wamaze kumenya gutandukanya ngo ikibi n'ikiza, nimuba muri gusoma, wenda muze kuhasoma bitaza kuba amagambo yanyu, wakuze hari ibindi birya kuye guhabwa ku ijambo. Nimuba muri gusoma aho hakomeza havuga ngo kuko tumufiteho byinshi byo kumenya. Tunabibutse yuko Paulo yakomeje kuvuga ko turi abantu bashinzwe kuvuga ubwiru bw'ubutumwa. Ubwiru bw'ubutumwa rero ubu abantu ntibagituma tubuvuga. Kubera iki? Umuntu aracyasubira mu bya mbere bikennye umumaro. Umukristo akwiye gukura akava mu rwego akajya mu rundi, tukava mu bwiza tujya mu bundi. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Yesu abahe umugisha. Ngira ngo murumva ko abantu b'Imana bafite ibintu byinshi, kereka wazakora seminari. Reka twakire umukozi w'Imana hariya hirya ku ruhande.
Amazina yanjye ni Evangeliste Nshimiyimana Jado. Nanjye ndi umugabo, mfite umudamu n'abana babiri. Ndi umukristo, nkunda Imana n'abantu b'Imana. Murakoze cyane. Imana iduhana umugisha. Rero bakunzi ba Denise Bihiga TV, murumva ko turi kumwe n'abagabo bafite ibintu byinshi, nuko umwanya arimo utari ko bazagenda bagaruka. Uyu munsi twifuje ko tuganira nabo cyangwa tuganirira hamwe ku kintu kijyanye n'urupfu rw'umukiranutsi cyangwa se iherezo ry'umukiranutsi. Ariko mbere y'uko twinjira muri iyo topic, reka dusabe Evangeliste Jado adufashe gusenga mu magambo make kugira ngo Imana ibane natwe muri uyu mwanya. Turagushimiye mwami Yesu, turaguhimbaje kubw'urukundo rwawe rwinshi. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twongere kwibukiranya iby'uru rugendo rujya mu ijuru. Kandi ubwo tugiye kuvuga ku iherezo ry'abakiranutsi, turasabye ngo haba twe haba n'abadukurikira bo twese tugire ibyiringiro bizima byo kuzabona iherezo ryiza. Kandi udushoboze cyane kugumana ijambo ryawe mu mutima kandi dukora ibyaryo kugira ngo dushobore kuronka aya mahirwe wabikiye gusa abakumviye. Gumana natwe rero kandi neza n'umurava ikomeze kubana natwe ku izina rya Yesu. Amen. Reka rero Jado atangira twinjiza mu iki kiganiro nk'uko twatangiye tubivuga, iherezo ry'umukiranutsi cyangwa se urupfu rw'umukiranutsi. Karibu. Murakoze cyane. Reka dutangire nsoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 39 umurongo wa 5 ndetse no wa 6. Haranditse ngo Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi igikenya. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa. Bandi tugire neza. Nshatse kuvuga ku iherezo ry'abakiranutsi, ariko nanajyanye no kugaragaza uburyo abantu bakwiye kujya batekereza ko mugani w'Abanyarwanda bavuga ngo umuntu si umusozi ngo azahoraho. Ubundi mukuri ikintu kimwe gishobora gutera abantu kugira iherezo ribi mu buzima busanzwe ni ukubaho badatekereza ko haba hafite igihe gito, ariko hari ahandi, nk'uko Zaburi bivuga 90:12 ahari. Yego, ngo twigishe kubara iminsi yo kubaho kwacu. None rero Dawidi namukundiye ikintu kimwe yakoresheje. Yaravuze ngo Uwiteka umenyeshe iminsi yanjye, nimara kubimenya nunguke ikintu kimwe, nunguke ko ndi igikenya. Ijambo ryitwa igikenya abakiri bato bashaka kutaryumva, ariko ijambo ryitwa igikenya ni umuntu wagize ibyago byo gutuma iminsi y'ubuzima ituba cyangwa se ikaba mike. Donc umuntu udashaje, ukenyutse, yego, niwe ubaye igikenya. Rero Dawidi aravuga ngo numenyesha iminsi yanjye. Burya biranyungura ikintu kimwe cyo kumenya ko nzajya ngenda mbitekerezaho, ngatekereza ko burya ntazahoraho. Nicyo kintu cya mbere yumvaga biri mumufashe. Hanyuma Paulo niwe yigeze ubivugaho neza, aravuga ngo niba Kristo yatinze kugaruka, tuye tugenda dutekereza ko urupfu rwo rutwegereye kuruta n'igihe twanizereye. Bivuze ngo iminsi yacu dufite, iyo umuntu arushije gutekereza ko ari mikeya, bishobora gutuma atunganya ahandi hantu yifuza kujya, ariho hashobora kutubyara iherezo ry'abakiranutsi. Hanyuma avuga ijambo rikomeye, aravanga iminsi ye ngo aramenya neza ko ngo Uwiteka ngo yayigereranyije nk'intambwe z'intoki. Intambwe z'intoki, kera tukiri abana twari dukunda gukina biye tugatera icyo bita pate. Sizi niba abantu bajya bagira, ariko iyo twabikoraga ni kimwe mu kigereranyo twifashishaga ariko gito gishoboka. Biravuze ngo numara kumenya ko iminsi yawe burya ari mikeya, biragufasha. Avuga ari ijambo rikomeye, avuga ngo naho umuntu yaba ukomeye, ariko burya
ntabwo ibyo bintu byamurenza cyangwa nta kindi kintu ibyo bintu byamwungura ngo iminsi ibure kuba mike. Ni igitangaza rero buri munsi iyo turiho dora twumva ngo icyizere cyo kubaho cy'abantu kigeze ku myaka 100, turumva cyazamutse ngo kirenga 100 cyangwa ni 100 cyangwa mu gihumbi, abakera niho bageraga. Rero biravuze ngo ushaka iherezo ryiza akwiye kubanza gutekereza ko ari hano atazahoraho, hanyuma akagerageza uburyo bwo kumenya ngo nyuma y'aha hantu nzabahe. Nibwo buzima bw'abakiranutsi. Murakoze cyane. Jado, ukiri aho ngaho ni nkaho ushatse kutwumvisha yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Yego rwose. Ni igiki kiduha ibyo byiringiro? Ikiduha ibyo byiringiro icya mbere ni ijambo ry'Imana. Yesu ubwe niwe wabyivugiye, aravuga ngo icyaba cyiza nuko nagenda, kuko arabanje ababwira ngo aho ngiye kubategurira aho muzaba. Aho rero ntiyanahatsinda, aravuga ngo aho njya kandi namwe murahazi, ngiye kwa Data. Ababwira ko kandi tuzabana nawe kwa Data. Dufite rero ubuzima bw'iteka ku bwa Yesu Kristo. Dufite ubuzima bw'iteka, nibyo byiringiro by'abakiranutsi. Niyo mpamvu uyu munsi navuga ngo gupfa k'umukiranutsi si ibyago. Navuga ngo si ibyago kubera iki rero? Kuko umwanditsi w'Abaheburayo yavuze neza, aravuga ngo ni ukugira ngo abantu baruhuke imiruho n'imihate, imirimo yabo izibaherekeje. Rero ntabwo numva kuba abantu ubwo nagira ikibazo ku muntu wakunda kuguma mu miruho n'imihate agatinya kujya kuruhuka, niwe waba ari ikibazo. Kenshi impamvu abantu batinya urupfu nuko bataba bazi ahantu bagiye. Yego. Noneho kenshi uzarebe Imana ikubwiye ati imbere yawe hari urupfu, umuntu wese ahinda imishyitsi. Ni ukubera iki kandi wumva ko tuba tugiye kuruhuka abantu bahinda imishyitsi? Ese niki cyakubwira ko ahantu ugiye ari heza cyangwa ari habi? Urakoze cyane kuri icyo. Ndahera ku bwoba abantu bagira. Kamere ya muntu, muri kamere ya muntu ubwoba bubamo, kandi icyo cyo ntiwanakidisikitaho cyane ngo wibaze impamvu abantu bagira ubwoba. Ariko ikiduhamiririza ko ari heza ni kimwe. Ikiduhamiririza ko ari heza ni ijambo ry'Imana. Kandi kabiri, ikiduhamiririza ko aho tugiye ariho nyine biranajyana cyane no kwizera dufite. Kuko iyo umuntu ari muri buno buzima akaba ubundi ubuzima nabwo buri kontrole mu mwuka wo kwizera, reka mbivuge gutyo. Kuko none ikimpesha gutekereza ko ejo hazaba heza birajyana no kwizera none mfite. Iyo kandi uyu munsi ndafite kwizera, buri munsi mbwira umutwe wanjye ko ejo hazaba habi kuruta aho ndi none. Rero iyo umuntu adafite kwizera, kumwizeza ko hajya naho ari heza, nta kindi kintu. Ariko Jado, ndagira ngo unkomvenke, niki cyanyemeza ko ngewe nzagira iherezo ryiza? Niki cyanyereka ko wenda reka tuvuge ijuru kubizera? Nkora iki kugira ngo nzagire iherezo ryiza? Urakoze cyane. Icyo wakora cya mbere ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nifashisha, ibice 3:16 bwanditse muri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwa Yohana, ibice 3:16 haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo wakora rero cya mbere ni ukwizera Yesu Kristo, ukamwizera nk'umwami n'umukiza wawe. Iyo niyo nzira, iryo ni ryo rembo rya mbere rikwizeza ko uramutse ubaye uyu munsi uhamagawe, cyangwa se uramutse upfuye, reka nkoreshe terima abantu bose bumva, uramutse upfuye aho ujya atari habi, kuko wamaze kwakira ubuzima bw'iteka muri wowe. Kandi ubwo buzima ni ubuzima bwiza bw'amahoro, kuko Bibiliya igenda ibisobanura inshuro nyinshi, ndetse kugera ku rugero rw'uko isobanura ko ari ubuzima bw'umunezero gusa. Yego, icyo nicyo cya mbere numva gikomeye. Icyo rero wakora nta kindi, umurongo wa mbere ni uwo kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo. Kadusome aya magambo, turagerageza kuyasoma twihuse, harazamwe ibisubizo bibiri. Ariko ikindi uri bumfashe nyuma yo kuyasoma, uraza kudufasha kumbwira ibihe biranga, mbega
ibihe biranga ubuzima bw'umuntu, ibihe by'umuntu, donc mbere y'uko mbega ibihe by'umuntu mu buzima bwe bwose, haba kuri iyi si cyangwa mbere yaho simbizi nimba hahari, donc ibihe by'umuntu. Katubanze dusubize ntunganiriye Jado. Soma amagambo mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5. Duhere ku murongo waho wa mbere. Handitse ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana. Ubwo icya mbere ndagisubije. Iyo mu isi niba izasenywa, iyo ngando bavugaga dufite inyubako ituruka, reka nkomeze urayumva. Inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru, kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasanga twambaye ubusa. Kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe. Umva uko yakomeje abivuga ngo icyakora si uko dushaka kuyamburwa, nibyo yigeza ye-explaininga ngo mbese ngo yabisobanuriye impamvu ngo icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ijambo ritubwiye. Reka turebe aho naringeze. Kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo ni uko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa aricyo turiho kimirwe n'ubugingo. Umva icyo rero Bibiliya itubwiye yagarutseho. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereyeho umwuka ho ingwate. Nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri, ahangaha ubwo tuvuze, tuba turi kure y'umwami wacu, kuko tugenda, nibyo yavuze, tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. 8. Nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri, kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Hamwe yari ari kuvuga, nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri, cyangwa tutagize gute, tudahari. Kansoreze ku murongo wa 10. Kuko twese twese dukwiye kuzagaragazwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Niyo naza gusoma mu zindi ndimi hano zirahari, ariko ntacyo turasobanura mu rwacu. It's the same. Kuko twese dukwiye kuzagaragazwa, aho uhumvi, not kugaragara. Nukuvuga kugaragazwa, nukuvuga ngo kugaragazwa uragenda even niyo waba utabishaka, uzigomba kugenda. Tuzagaragazwa, harimo n'imbaraga hari. Nukujya kwitaba, nukugaragazwa. Suko nukuvuga ngo unabishaka, nukuvuga iki? Abantu batari kutubona hano bamenye ko tutahozeho. Niyo mpamvu byakugora kugira ngo upfe kumva umuntu ufite sogokuruza, ariko bahozeho, uyu munsi ntibahari. Kuba rero natwe duhari, hari abahozeho badahari, ni ikimenyetso ko hari igihe tuzaba tudahari, hari abandi. Tuzagaragazwa rero kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiranye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri. Bibiliya ikomeza ivuga ngo ari byiza cyangwa bibi. Mu magambo make nari nshatse gusubiza ibintu bitandukanye wabajije birimo hano. Iyi ngando ntawe ushaka kuyamburwa, ngo ariko tuhora twifuza kwambikwa ya nzu yindi, ngo iki gipfa kimirwe n'ubugingo, ngo yego turaniha turemerewe. Rero aha hantu wibuka, uretse nawe uri kubona, kubasomye igitabo cya Mukristo, yageze ku ruzi, abonye agiye kuhanyura, arabanga ariko nta yindi nzira irira ku rusi. Yahawe ubusobanuro uti hoya, ni buri wese agomba kuhanyura, ngo uretse riya na Enoki. Nawe utegetswe kwambuka, aragenda ahinguka aho ngaho muri ya nzu yindi. Bishatse kuvuga ngo kwamburwa iyi ngando y'iki gipfu ntawe ubirwanira, nta n'ubyifuza. So ngaruka inyuma gato, muri filozofi bantu na filozofi afrique, wenda in general muri filozofi ho ntago ba septa bemera urupfu, bemera passage, gutambuka, guhita.
hari ibindi bintu ugiye gukorera hariya hakurya niko no kuva mu gika kimwe ujya mu kindi ni n'ahantu urebye bifitanye isano tuzi yuko iyi nganda izasenywa ngo ariko twebwe natwe dufite indi ituruka ku Mana ngo itarubatswe n'intoki z'abantu. ariko Jado wakumva aho yavuga ati se mu ijuru tuzaba dusa nk'uko dusa, tuzaba twambaye uyu mubiri, bizagenda bite? Uko azasa niko tuzasa, ubwo twasubira mu bindi byanditswe tukajya hirya. Twari tucyapuruva ngo mbese ibyiringiro biri hehe? Twari ku ijambo ibyiringiro biri. None se kuki umuntu atinya gupfa? Nibyo twari tukiri kwibaza. Ngo ntago dushaka kuyamburwa. ngo kuko tugira umwete wo kumunezeza. Ariko iyo turi hano yabisobanuye, tugira uburyo bwo kuyoborwa no kwizera, ngo tutayoborwa n'ibyo tureba, kuko turi hano. Ahanini narishatse kugira ngo ibisubizo byose warubajije biboneke aho ngaho, biboneke mwaha. Ndanyuzwe, ariko igisigaye ese iyo umuntu apfuye ni iki kijya mu ijuru? Iyo umuntu apfuye dukwiye kumenya ngo umuntu ni iki. Ubwo ukimbaza icyo kibazo ndi bubashe guhangana no kuvuga ngo umuntu ni iki. Itangiriro rimwe, turema umuntu mu ishusho yacu. Turema umuntu mu ishusho yacu. Hari icyo bita n'icyo bita bara. Creation ni bara, kuremwa ni ukuremwa. Turema umuntu naho yaremwe. Nimuba muri gusoma Bible y'Igiheburayo, iravuga ngo tumureme muri materiel zacu. Umuntu ni umwuka utwikirirwa n'ubugingo, bigatwikirwa n'umubiri. Eshaka ikomeye ubwo rero yuvuze ngo umuntu ni umwuka utwikirwa. Umuntu nyirizina yaremwe mu igice cya mbere, igice cya kabiri n'icya gatatu haremwe igitwara umuntu. Habayeho icyo bita haremwe ibitaka, habaho gufata ibitaka. Ibi rero ntabwo ari creation. Gufata ikintu ukagihinduramo ikindi, ni transformation. Hari itandukaniro rya creation na transformation. So rero iyo umuntu apfuye, Bible irabakirere no mu mubwiriza. Iyo umuntu upfa ninde? Iyo bavuze ngo urupfu rw'umwuka, ni ugutandukana k'umwuka na nyirawo. So umuntu rero w'umupagani ni umwuka uba separated na nyirawo. Kansobanureho gatoya ku icyo kintu mbajije, nubwo ntuza kumva nibagiwe cya kindi yaje kugira muze kunyiba. Ari ukuntu challenging nikanga ikindi yabajije nakibagiwe. Itangirira igice cya mbere niho umuntu aremerwa mu ishusho y'Imana. None igice cya kabiri haremwe igitwara umuntu. Ntago none itandukaniro ry'abantu benshi badakunze kumenya, bakunze kubona icyamutwaye bakagira ngo niwe. Umuntu aremerwa mu gice cya mbere, igice cya kabiri hariya ku murongo wa gatatu baremye igitwara umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu apfuye, mvuze umwuka ni nk'amapine. Iyo umuntu apfuye, uwo mwuka usubira kwa nyirawo. Ariko uyu mubiri twibukiranye kuko ucumbikiye. Ni naho bamwe na bamwe bajya banagira iyi challenge, kubwo mwabitangiye gutyo dunasubirizemo. Uwo bita Mose, nigeze kujya kwigisha muri eglise imwe iri hano mu Gasyata, sinyivuze mu izina. Umuntu araterura agiye aransengera ngo nimbure ngo Imana igaragare. Narambitse hasi mikrofoni ndavuga ngo nabuze. Nabikoreye atari ukwishyira hejuru, mbikorera ngira ngo mbabwire yuko ikinyamwuka cyose gikenera uyu mubiri ngo kigaragare. Ab'Imana abe shitani bikenera umubiri. Niyo mpamvu uyu mubiri, wumva icyo ijambo ryavuze, ntago muzi yuko imibiri yanyu ari insengero. Donc ni inyubako. Imbere harimo ikintu. C'est pas le vide. Ntagari kiri vide. Nuko ngo umubiri wawe urabura urusengero rw'umuntu. Umubiri urabura urusengero rw'umuntu. So niki nshatse kuvuga, abantu ni babe ku rwego bumva ibyo.
mu itangiriro rimwe haremwa umuntu, mu itangiriro kabiri haremwa igitwara umuntu. Ibice bitatu bigize umuntu ni ibihe? Umuntu ni umwuka, niko nabivuze. Niyo mpamvu bavuze ngo umuntu uze napfa azajya ku wawutanze. Ni nacyo kintu cyateye Kristo kwemera gupfa. Ntabwo yemeye gupfa ku mpamvu zo kugira ngo umuntu agizwe n'ibice bitatu. Agizwe n'icyo bita umwuka. Uyu mwuka abantu banabyumve, ni nawe uvugana n'Imana. Ntabwo Imana ivugana n'umubiri, Imana ivugana n'aho ikomoka. Ni nacyo cyatumye Kristo aza gupfa. Nta kindi cyamuzanye, yaje gushaka ikintu cyabo, ikintu cyabo kiri mu muntu, kiri muri twe. Icyo nicyo cyamuzinduye. Isano umuntu agirana nayo, icyo yabitse mu muntu, icyo kindi yabitse mu mubiri Satani yashakishaga, yahanganaga nayo. Nsobanure umuntu agizwe n'ibyo aho ukiri naho abantu babyumve neza. Yobu yarabivuze, Imana ngo yemeye ko Satani akora ku mubiri, ngo ariko ku butunzi bwayo burimo imbere iramubwira atari ku bugingo bwo. Aho ni subutu. None umuntu agizwe n'ibice bitatu. Agizwe n'umwuka. Ahantu habamo ibintu byinshi. Mu mwuka narivuze ngo niwe uvugana n'Imana, ni nawe ushaka mu maso h'Imana. Aho ni mu mwuka. Aho ni mu mwuka, muri uyu mwuka w'umuntu, mu mwuka niwe ushaka mu maso y'Imana. Niyo mpamvu nari mbabwiye ngo urupfu rw'umwuka ni iki? Ni igihe uyu mwuka uri gutandukana na nyirawo. Iyo ikintu gitandukanye n'isoko gipfa buhoro buhoro. Nshatse kuvuga iki? Okay, nufata ikintu kugitandukanya n'isoko, ndi kubabwira niki cyatumye Kristo aza. Ni uburyo yari ari gutandukanywa n'isoko. Iyo ikintu gitandukanye n'isoko gipfa buhoro buhoro. Iyo uvanye ifi mu mazi ntabwo ihita ipfa, ariko kuyitinza itandukanye nayo irapfa buhoro buhoro. Iyo uvanye igiti ukagitandukanya n'isoko, kuko ntabwo Imana yaremye ibiti, ahubwo yaravuze ngo nihabeho ibiti, ibitaka n'ibyere ibiti. Iyo ikintu gitandukanyije n'isoko, abantu babyumve gipfa buhoro buhoro. Nshatse nanakongeraho irindi jambo risa nkaho rigoye. Mbibutse yuko n'ukitwa umudamu, aho reka mpayirengagize, havugaho gato. Ndarishatse kuvuga ngo iyo ikintu igitandukanyije n'isoko, nicyo aho cyagombaga kuba kugira kibeho. Kuko ngo ufashe igiti ukagishingura mu butaka, nturi bubibone immediately, ngubone yuko cya giti cyumye, ariko uko iminsi ishira, iyo umuntu rero umutandukanyije, urupfu rw'umwuka ni iki? Nawe umuntu atandukana n'isoko. Isoko y'umuntu ni mu Mana. Ni ukuvuga ngo umuntu watandukanye n'Imana rero aba yapfuye mu bugingo. Nibyo byitwa urupfu rw'umwuka, aho Pawulo yavuze ko bapfa bahagaze. Reka dusubire inyuma. None ubugingo bugizwe n'ibice bitatu: intekerezo, amarangamutima, ingamba. Icyo ni igika cya gatatu cyitwa ubugingo. Intekerezo, amarangamutima, ingamba. Buri gitekerezo cyose umuntu agira gihagurutsa amarangamutima. Ubushakashatsi buvuga yuko abatekereza, nta muntu n'umwe ushobora gutekereza uri nomu ngo atekereze munsi y'ibitekerezo 70,000 mu munsi. Ariko buri gitekerezo cyose gihagurutsa amarangamutima. Buri marangamutima agahagurutsa ingamba. Noneho umubiri ushinzwe kudutwara, ni iki nshatse kugira ngo abantu bumve. Iyo Imana ivuze, iyo hari igitekerezo kije, abantu ntibabyumve. Imana ikonekise mu mwuka, cyangwa hakaza igitekerezo, ubugingo nibwo bubasha kwasepta, kurengera umubiri cyangwa kurengera umwuka. Tuvuge mise mbabwira uti birakwiye ko dufata amasengesho. Uyashobora kugira reaction akabanga kurabizi, igitekerezo ndakibahaye, gikubise mwese mu bugingo bwanyu. Singiye kuvuga analize systematique, ariko uyu agahita agira amarangamutima uti nibyo.
amarangamutima yakamwibutsa iminsi amaze adasenga, arafata imyanzuro irengera umwuka. ndabyumva. Ariko nagira naba wowe ukavuga ngo nari maze iminsi nanutse none Imana iteyeho kabiri, sinzi conclusion wumva nawe ari bufate, ararengera umubiri cyane. So niki nshatse kugira ngo mvuge, iyo umuntu apfuye ansubiza muri bya bindi, iyo umuntu apfuye Bibiliya iri kirere, ubugingo n'umwuka, ubugingo impamvu mwumvishije busa n'ikiraro kiri hagati y'umwuka n'umubiri. Donc Ndibutse ariko ikintu kimwe mutumva ndi kuvuga gutyo mugire ngo turi gupfobya uyu mubiri. Uyu mubiri niwe buri kimwe cyose gikenera cy'umwuka ngo kigaragare, gikenera ikintu kiri kirere n'umwambaro utagaragara. Ni ukuvuga ngo Mose yapfuye, marayika yaje kuburana iki? intumbi. Bibiliya irabivuga muri Yuda igice cya mbere umurongo wa 9 ngo marayika ahagarara ku ntumbi ya Mose. Yapfuye yaje kuburana uyu mubiri. Imana ijya ahagarara ku ntumbi y'umukiranutsi. Uyu mubiri muzirikane ko ari ubasha gukorera Imana. Ndetse ariko uyu mubiri ndagira ngo ukiri naho ubivuzeho cyane agaciro k'umubiri. No gukira kw'indwara ubu utaramenya ibi nta gukira. Ndagira ngo 103 umurongo wa 3 itubabarira ibyaha byacu ni nayo idukiza indwara zacu zose. Kuko Imana ikeneye uyu mubiri kugira ngo igaragare. Niyo mpamvu nimusoma nawe uha agaciro muri make rero irawuremereza. Munibuke ko atari uwa shitani. Ariko se wambwira ko byagenze bite ngo abantu batambutse ku magufwa ya Elisa bagiye guhamba umuntu ngo bamujugunya gusa aho bari barahambye Elisa, umuntu akaba umubiri w'umukiranutsi ntupfa? kuko hari n'ahandi bavuga upfuye iri mwiki icyo upfanye kugira ugende upfuri mwiki. Ndacyavuga kuremereza umubiri. Ni nkahahoze amavuta burya ntajya nashiramo nubwo baba baratetse. Ni rya rindi rya habaye icwende ngo katoga kabaye icwende. So mu magambo make nari nshatse kuvuga kansubize cya kibazo cyo kiruka. Kibazo wari utarasubiza ngira ngo aho usobanuye ibijyanye ni iki kijya mu ijuru, ninde ujya mu ijuru iyo umuntu apfuye. Ariko nasobanuye uwo muntu wari we igice cya kabiri muvuga ni ikimutwaye. Niyo mpamvu ntabwo uragira iyerekwa. Ubwo ndi kuvuga ku basenze ukabona umugabo ungana nk'uyu. Ngewe ibyo byarashyikiye mbona n'umuntu arambwira ngo nakumva kuvuga ngo nza kukurota, mbona ngo ngira ngo ubona uruntu none duhuye nawe nsanga ungana uko. Nukuvuga ngo uko yambonye hari uko yambonye yasenze, hari n'uko yambonye ngenda muri mu mubiri. Abantu bamwe si igitangaza ko ushobora, ubwo nakatangiye kuvuga icyo bita monde deside na monde réel. None se iyo wagize inzozi tuvuge ukarota wasubiye kwivuka icyangugu ukarota izo nzozi, ukwiye kuba twakibaza iyo umuntu aje akagukangura habanza gukanguka nde? Aho tuhihorere wabanza gukanguka hagati yabo babiri ninde ubanza gukanguka? Ngira ngo nicyo ugiye kudusubiza. aho nijya kwasubiza haraza gucreating ibintu bitari mu rutonde rw'ibyo twagombaga kuvuga. Ahubwo nari nshatse kuvuga ikintu kimwe mu gusubiza ikibazo cyo wigeze umbaza ngo mbese ngo kubaho ibihe by'umuntu mu buzima, ibihe by'umuntu kuva mu itangirira igice cya mbere mbere na mbere aha banumve kuva mu gice cya mbere niho haba icyo bita ubutatu bw'Imana. Ntabwo ubutatu butangira mu isezerano rishya, naho byarimo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi idafite ishusho. Nusoma mbere na mbere Imana ni Imana Data, isi yari idafite ishusho, umwijima. Ariko pastor ukiri aho wenda nubwo atari yo topic, habayeho kuremwa kubiri. Wanyemerera ibyo bintu tukazabiha topic? Reka tuzabihe topic kuko ubu ugiye gucreating izindi conflict turi busange hari ahanda. Okay, reka dukomeze. Ibyo nabyo tuzagira kugira ngo tutahita ducanga abantu. Gusa ubutatu bw'Imana babwumvaho. Impamvu nsomye uwo murongo nimwe. Kabiri, umwuka w'Umwami Imana. Umurongo wa kabiri uvuga umwuka wera. Umurongo wa gatatu
Imana iravuga ngo habeho. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana. Ibintu byose ni nayo wabiremye, habeho. Umurongo wa 3 uvuga mwuka wera. Ibyo ni ubutatu tudasanga. Ndi kuvuga kuri bamwe baganira n'abavuga ngo twemera irya kera. Ubwo butatu bw'Imana naho butubusanga. Niki nari nshatse kuvuga? Mbere na mbere Imana yaremye iki? Ijuru n'isi. Iyo bavuze ijuru bavuga ibitaboneka. Ijuru si ikirere. Ijuru ni ibitaboneka. N'isi ni manifestation y'ibitagaragara. Abaheburayo 13 umurongo waho wa 3 n'uwa 4. Kwizera niko kukumenyesha kisi y'ibiboneka yaremwe mwisi y'bitaboneka, mwisi y'ibitagaragara. Nukuvuga ngo isi ya vrai, isi tubona ni derive. Koma derive ngo ndimuvuge gute? Isi y'ibigaragara ni rezilita, ni igisubizo cy'isi bitaboneka. Ari uko tubivuga. So kubera ko isi bitaboneka ni guverina, isi bigaragara. Umuntu bwa mbere rero niki nashatse gusubiza, ntago tukubona kukugeza aha. Yeremiya 1:4 nakumenye kera utaraba urusoro, mbere yuko mama na papa bahura ngo habeho icyo bita fecondation, ovire na spermatozoide bihure biforme icyo bita futi. Narakumenye wari uhari. Nukuvuga ngo presence yawe nakumenye utaraba urusoro. Nukuvuga ngo papa njya avuka Gitarama, mama avuka Iburasirazuba. Imana yamenye umwabiyo indabiyo, umushinga wayo, papa si yayo watumye papa bihomberamo ajya pfiriya kugira nge mvuke, kuko yamenye icyo gihe. Niyo mpamvu papa na mama wawe babana mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa butemewe n'amategeko, ushingiye ku kuvuka kwawe. Yakumenye mbere kandi kubaza amakuru. Iyo bavuze umugabo kugira ngo habeho ejaculation, ubwo nyine turabyumva. Utabyumva ni ku kazi komeye. Ubwo arabatarakweza imyaka. Ubwo imyaka arabataraye. Iyo umugabo habayeho ejaculation ngira mu cyongereza hari. Noneho iyo iyi ejaculation hari miliyoni zigera muri 650 zitegetswe kuba ufite muri wowe. Izo tuzihorere. Ndashaka kuvuga bamwe bavuga 68 abandi 608. So izo tuzihorere. Icyo batabura guhuza ni kimwe, kurenga icyo bita acide vaginale. Acide nyine bunarumva acide. Vagin ni igitsina, ni imyanya y'ibanga y'umugore. So izibasha kurenga ni 300 zikarengeye acide. Iyo zitazirenze zingana gutyo ntiziforumamo umuntu. Nukuvuga acide, tugarutse aho ngaho abantu babyumve, iyi acide hari izo yangiza nyinshi zisigaraho. Noneho izibashije kurokokaho zigomba kuba 300. Muri ibi 300 byonyine iyo byagiye munsi nta muntu uvamo. Noneho muri ibi 300 bitegetswe gupenetra bishaka uko bihingukaho. Iyinjiye mbere muri ovire niyiva mu muntu, muri bya 300 ibindi byose nabyo bitabigwa inyuma ya ovire. Urumva umuntu kugira ngo akantu kamwe kave mu izo miliyoni, urumva ubundi we waza par accident. Kubibwira abaganga bo bahita babyumva uti kweri. Niyo mpamvu gutsinda k'umuntu ntago ari ibintu akwiye kumva ngo nsinze ngeze inaha. Gutsinda warabiremanywe. Ahubwo ikibura bigaragaza. Ahubwo hari ikintu isi gufasha. None se mushumba ukiri aho hari umuntu wambaje ngo ariko ngo ubu sinari ndiho kera ngo ndi umwuka uri mu muntu runaka wapfuye ngo yapfuye umwuka ukongera ukambika undi mubiri. Bwazanye canonization. Ibyo byasaba ngo tutangire gusobanura ibigendanye na incarnation igendanye na filozofi ya incarnation. Ntago ari uwo mwanya. Reka wenda tuzabigarukeho. Nayo ni mu bishaka ntacyo. Icyo nyine nari nshatse kuvuga ni ugushimangira kubaho kumenywa n'Imana.
uko ubayeho utaraza. Kuko no mu mezi 9 mama wawe kugira gutwita kubyara. Icyo ni igihe cya mbere cy'umuntu. Ni cyajya. Mbega no kuvuga mbere yuko uba fekonde, mbere yuko ubuso. Fecondation urahari. Uri mu bitekerezo by'Imana. Mbega uri wa muntu tutareba n'amaso. Ni nayo mpamvu Paulo wari kubwira Abagalatiya. Yasobanuye ikintu kimwe. Yaravuze ngo umuhamagaro we yawuherewe mu nda. Reka uwo mureke kankanga biri specifique kugira ngo byorohera abantu kumva ikivuzo. Kuko nkunda ibintu bifite evidence kubera ikibazo cy'abascientifique badukurikira bamwe na bamwe biba bikigoye. Ubwo twagize umugisho gukombining imisozi ibiri yo gukora ku muhamagaro wa Paulo, kuko imihamagaro nayo ni 3. hari wa Paulo, wa Apolo n'uwa Petero. So ibyo nayo ni ndite. Ubwo twe twamiye gukorera kuri iyo mihamagaro wa Paulo, reka tubikombining. Ababasha gusura Iran, hari imva ya Kuro yiswe izina. Haca imyaka 150. Ibyo ndi kuvuga ni siyansi. Haca imyaka 150 kuko imva ya Kuro even now Iriana irahari. So haca imyaka 150. Yesaya yaramwise ku gice cya 45 aravuga ngo uwo nimikishije amavuta amuha izina. Kuro nimikishije amavuta. 4 4 uhere ku murongo wa mbere. Nushaka uhere no ku 4 umurongo ushira. Biragufasha kumva. Yavuganaga nawe nk'uhari kandi adahari. Nzakujya imbere ahataringaniye. Wibuke ni nacyo yaje gusubiza. Nyina ari kumusobanurira ibigendanye n'ingoma ya se. Ya Sitegisi. Ari nicyo yaje gusubiza, ariko ibyo wenda munyemereye tuzabigaruka tuvuga amasezerano uburyo atanyurwamo. Sibyo wenda tuzakore wenda indi debate ivuga ku masezerano kugira bitaza icyo nari nshatse kubitsa ndimo ndayandika. Icyo nari nshatse kuvuga ni kimwe ku iyi point abantu babyumve neza. Nari nshatse kugaragaza yuko ubanza mu migambi y'Imana mbere yuko ubaho. Kuro haca imyaka 150. Muri kuva muri 539 aha niho Kuro twongera kumubona. Yari yaratangijwe ingoma na sekuru wo bitaga Asitegisi. Bari barambuye ingoma wo bitaga Nebukadinezari, yari ishinzwe na papa we bitaga Nebupolozoro. Aha izo ngoma ndi kuvuga Kuro yari ataraza, ariko yiswe izina. Yaravuzweho, yarahanuwe. Nukuvuga ngo mu migambi y'Imana icyo wita preza yawe none ahawe ni pase y'Imana. Nahashizeho Imana. None ahawe nahashizeho Imana. Kuko Bibiliya iravuga icyo cyo dushobora kucyemeranywaho. Kuko Imana ntigira pase, ntigira uko yari iri niko ikiri, ntihinduka. Kandi twebwe cyo tukora no kugendera mu mugambi w'Imana. Wenda nibashyiraho comment bagashaka ko tuzasobanura aho hahise. Aho hantu wowe uri kugendera hahiseho Imana. Utahemera tuzahajustifia kibibiri. Aho reka wenda kugira ngo abantu bave muri confusion. Mu gitabo cyo kuva Mose yabaye nk'ubikomozaho abwira Imana ngo nimba nkugiriyeho umugisha nyereka imigambi yawe. Nukuvuga ngo imigambi yo irahari, ahubwo nyigenderemo nte. We duvuga ngo Imana deja fait, ahubwo Imana yarabikoze. Nono ni bimugaragarize abigendere. Nuba no gusoma Efeso 2:10 nakumenye kera. Oya haranditse ngo muri abaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Kera ni kera ngo kugira ngo tuyigendere. Nukuvuga ngo Imana oya wongereho ko handitsemo ngo iyo Imana yiteguriye kera. Nukuvuga ngo uza ku isi kurangiza papasi. None se pastor tukiraho rero harazamo na predestination na destination. Na destination.
ubwo byasaba ngo tubanze tugaruke ku yindi ngingo imwe. Ikibazo ni uko twakama twemera wenda rimwe na rimwe, ni ukuvuga kuko aho ngo dusubize ibibazo wenda byagiye kubera ko aho nubwo amasaha ari kugenda, ariko reka wenda niyo twakora agace, ariko aho ngaho hari umuntu ukubwira terega ibyo nakora byose Imana yarangije gutrasa inzira, nakora ntakora. Ni ukuvuga ngo njyewe hari umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, hari destiny. Ese ni ukuvuga ko nta kintu umuntu yakora ngo ubuzima bwe buhinduke, mbega no gukizwa ngo ni destination, ni destiny. Ibintu byose bakabishyira muri destination na predestination. ahubwo se predestination bari kuyivuga, icyo waje kumara urakizi. Kubera reka mpera muri kureba iyi telefoni. Iyi telefoni wenda abantu batumva indimi z'amahanga babyumve neza. Predestination na destination ni ukuvuga ngo uko nzaba ko kwamaze gutegurwa. kubera iyi telefoni ntago yakozwe ngo noneho nibabona ntacyo kimaze ihamagare, kuko babonye ntacyo yakora ihamagare. ahubwo kubera guhamagara bakoze telefoni. habanje igitekerezo cy'umumaro w'icyo kintu. Ntago habanje gukora ikintu ngo nibabona ntacyo kimaze ngo bitume ihamagara. Reka mbibutse ikintu kimwe rero. Papasi y'iyi telefoni ni uguhamagara, ariko iyi foni ibamo na radiyo, iyi foni ibamo na interineti. Iyi foni ibyo byose muremera ko bikora, ariko kuba biri gukora si cyo byaremewe. Harimo n'imikino zaje, ariko ntabwo ari cyo yaremewe. Sinzi icyo mvugaho niburi. Abantu nibabanze bumve ngo hari papasi, hari intumbero iri principale, ubwo niko byavugwa. Hari intumbero yatumye umuntu abaho. Ariko si igitangaza ko iyi telefoni ntayihamagaza nkumva radiyo. Ni nacyo isi ibasha gukora, n'iki rero kibasha kubaho. Davuboro ibyo umuntu aba ashaka kuvuga ari kwirengagiza. Ni ryari uzatangira kumenya icyo waremewe, utangiye kugira choice muri wowe, kuko Imana niyakohereje nk'igiti. Utangiye kugira amahitamo. Shize inzira ebyiri imbere yawe. Reka nkubwire kure, wavuka wari bwumve ntukana na madamu ntabyaze, kandi umuzi ngo muri nge ntiharimo ibitutsi. Amahitamo yanjye ni ukutabisohora. Naho ubu ibitutsi nagutuka kuri nyoko. Ariko amahitamo yanjye ni ukubireka, ni ukutabisohora. Rero Imana niyafashe kugira ngo umuntu akore icyo agomba gukora, ikurekera responsibility, amahitamo n'inshingano. Ni nayo mpamvu dusenga. Zimgituma dusenga nuko Imana imaze kurema umuntu mu ishusho yayo, yamuhaye inshingano yo gutwara. Iyo uri kuyisenga ubuyibwira uti ndagukeneye umfashe, iyo utayisabye irakureka. Burya Imana iragufasha, ntago ibikora byose, ntiyifasha. Iragufasha ntiyifasha. Twihuse wenda kugira ngo abantu bakumve neza. Ngira ngo uri kubazwa gusa. Ngira ngo mukanya ngiye kujya kuri wari ukiri kuvuga ibihe by'umuntu. Icya mbere nasobanuraga ni mbere y'uko tukubona, mbere y'uko uvuka k'umuntu. Menya ko waje ku bwa papasi. Hari ibibazo nka bitanu umuntu yibaza kugira ngo atangire kudekuvura papasi ye. Nibiba ngombwa ubwo tuzabivuga. Ikindi warangiza ubwo butaha tuzatanga icyigisho cyitwa icyo naremewe. Ntabyo byazaba byiza. Icya kabiri rero warugeze ku cya kabiri. Icya kabiri nuhingutse hano ku isi. Environment, ubushakashatsi uko buforumye buvuga yuko kugira umuntu agera aho agomba kugera, icya mbere bituruka ku cyo bita environment igira 50%. 50 ingahe? Ari nayo mpamvu Kristo yavukiye hariya. Ni environment yari conducive yaho. Environment abantu babyumve ibidukikije. Ibigukikije 50%. Character y'umuntu, imiterere, imico. Imiterere ni imico. Ifite 40%. 10 niyo education, uburezi.
nibwo bwongera kujuwa role y'icumi. Niki gitumye mbasha kugira gutyo? Naringize ngo mbabwire ngo ku isi yuhahingutse ukahinguka hano ku isi hari ibyo uje kumara, ariko ibyo bintu bitatu mvuze menya role yabyo kugira ngo uhinguke aho ugomba guhinguka cyangwa kugira ugere aho ugomba kugera. Role ya environment iri conducive, ubwo iya character n'iya education. So ku isi yuhageze rero ugahinguka ku isi, ubundi ibintu byinshi utabashije kwakira munsi y'imyaka 6. N'abandi kwitega imitego myinshi se nayo ntazasobanura. Okay, mu magambo make abantu nibumve yuko iyo umuntu ageze ku isi aza ku isi kugira akazi. Ubuzanywe na donc uravutse kugira ngo ukore akazi. Uvukiye akazi. Ubwo ni step ya kabiri. Imana ikohereje ku isi hano ku kazi. Mu bana 12 Yakobo yabyaye nta mufundi yashyizemo. Mu bana 12 yabyaye ntawe yise umutayeri. Ariko uza ku isi ku mpamvu z'akazi. Abantu nibumve ko etape ya kabiri ni iki gihe cyo ku isi ku mpamvu z'akazi. Etape ya gatatu naho kujya mu buzima bw'iteka ryose. Kuko ubu buzima niyo uhatinze abana barakureba bakarira. Iyo utinze hano nabo barakureba bakarira, bakajya bagukonfonda ni ngo zigaritse amahembe, byakugora kumenya icyo izo nyoko yakobo. Iyo utinze aha kuri Cosmos ukitwa ko wahatinze kuri iyi si. Ku iyi si mvuze Cosmos ariko birumvikana. Iyo utinze kuri iyo, ubwo navugaga Cosmos n'ubundi nicyo bivuga, ni cosmetique mu Kigiriki bifatika ku byo umuntu akora bakonsiga mu ngenga ya gatatu yonyine. Ni mu gihe abamama badukurikiye bajya ahantu bacuruza amavuta bita kuri Cosmos, ni ibintu bijyanye n'ibikorekaho n'ubwiza. Okay, reka ubwo duhindire mwaho batwumvisha. So mu magambo make uza hano kuri Cosmos ku mpamvu z'ikikuzanye z'akazi karangira, ujya mu buzima bw'iteka, kuba bariteka cyangwa kunezerezwa iteka. Niho ry'ijambo twavuze ngo igice cya gatatu rero nta mirimo ibayo, duhemberwa ibyo twakoze hano. Uhemberwa akazi waje kumara hano uko wagakoze. Niyo mpamvu twasomye ahandi ku 10 ngo kuko buri wese akwiye kuzagaragazwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, agahabwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Murakoze. Reka twumve ese Jado arakabazo nibaza. Kandi urakoze cyane. Imana ishimwe. Ari igihe abantu bavuga ko yavuze ibice bigize umuntu n'ibihe by'umuntu. Noneho hari abantu bavuga ati ariko njyewe njya nterwa na papa, ngaterwa na sogokuru n'abandi. Ese koko iyo umuntu apfuye nyuma y'ubu buzima ashobora kugaruka koko? Iyo myuka y'abapfuye ushobora kugaruka muri iyi si? Ni iki Bibiliya bivugaho ku muntu wapfuye? So yaba yarapfuye akiranutse se cyangwa se afite ibyaha? Yapfuye ajya hehe? Imyuka ese bigenda gute? Ni iki Bibiliya bivugaho? Urakoze cyane. Nubwo twavugaga iherezo ry'abakiranutsi, none uzanyemo kuko harimo n'iherezo ry'abapagani n'imyuka, kuko ntabwo bavuga umukiranutsi ngo yibagirwe rero n'uwapfuye adakiranutse. Ni bavuga kugira umenye Imana ngo banza kwiga Satani. Urakoze. Ndabanza mvuga ibice bibiri kuri ibyo bintu. Hariho igice kimwe kiri logique, nimbivuga abantu bamwe baze kumfasha kubyumva. Abaho igice kimwe kiri logique kugeza ubu mu miterere y'abantu. Njya nkunda kubibaza n'abantu benshi. Iyo umuntu yagumye ku ivuko cyangwa iyo umuntu yagumye kubahana akahamara imyaka myinshi hagapfa abantu kuri uwo musozi, arakubwira ngo yahuye nabo. Ubundi yajya mu nzu akaba azi ko iyo nzu yigeze ibamo umuntu agapfa. Yego. Akakubwira ko uwo muntu amutera. Yego. Ubundi yagira yabona wowe uje nk'ahantu
abona utazi amakuru yaho akakubwira ati uritonde, hari ahantu ni habi. Umuntu wabaga hariya yarapfuye ukiri naho ngenza abantu badashobora gusubira iwabo baba i Kigali ababwira ati abahanuzi bambwiye ko munsi nasubiyeyo nzasara ku ivuko ati kandi koko ndota mbona papa hazenguruka. Ndavuga igice cya mbere ko kiri logique, kuko kijyanye logique abantu babyumve, kijyanye n'imitekerereze y'ibyo wabayemo, kuko iyo uri ahantu utazi amakuru yaho, sindi umuntu avuga ngo yahuye n'umuntu wagarutse atazi, sindabyumva rwose. agira umuntu uvuga ati ngewe nahuye n'umuntu wagarutse ntazi, ahubwo reka mvuga akantu kigeze kambaho. Iyi karitsiye nigeze nyituramo, iyi turimo ni Nyakabanda noneho ntura mu nzu, umuntu arambwira ati hariya iriya nzu ubamo umuntu wayibagamo w'umukecuru niho yaguye muri iriya nzu. Hanyuma nari nyimazemo hafi umwaka, arambwira ati hanyuma rero uwo mukecuru iyo umuntu abayemo hararamuniga, ati burya urasenga kuba umaze igihe kingana kuriya ataragutera. Ubwo yasengesheje amasengesho ntasengaga, najyaga kuryama nkikanga umukecuru yabuze kutuniga arimo kuniga gasenga, none nkanarota nabi. None bukeye madamu yaryama ku manywa akambwira ati wa mukecuru yanize. Twayimutsemo twiruka, nyuma yaho twari tunabwira n'abantu ati ntaho tuzayirangira. Aho mubwiriza yabivuzeho aravuga ngo ntukite ku by'urota byose rimwe na rimwe. Ni logique, ariko njye narabibonye, nicyo nashatse kuvuga. Parti ya mbere imwe abantu ibagonga ni kuba hari amakuru bafite ku bintu bikaba logique. Parti ya kabiri y'icyo ntari buze gusigana cyo kwibagirwa, ikijya no kuruhuka. Icyo mvuga Bibiliya bivuze neza, iravuga ngo baruhuke imiruho n'imihati, imirimo yabo izibaherekeje. Abaruhuka ni bandi n'abakiranutse. Reka iyo parti ndanyitangire gutyo, abaruhuka n'abakiranutse. Ni ukuvuga ngo impamvu nta yindi, nuko abangaba bafite umwihariko, ubwo ndashaka gusa n'ukora no ku kintu kijyanye n'abashika. Ndi gushaka kugenda ahubwo nacyo kigereho, kijyanye n'abantu n'abashika n'abagira gute, nubwo nabyo ni birebire. Ubwo waza kubivuga bitandukanya na Ancien Testament na Nouveau Testament. Isezerano rya kera n'irishya n'irya kera, uburyo bitandukana. Ariko bariya abantu bagiye bapfa, bashobora gukoreshwa n'umwuka w'ubukonikoni bakabashika. Abatubaha Imana, ariko abapfa batubaha Imana bashobora kubakoresha bakabashika. Imyuka y'abarozi bakayikoresha bakabashika. Izo kazo zibaho. Ariko ndashaka kuvuga ijyanye no kuvuga kurota umubyeyi wawe, kurota umubyeyi wawe, kurota umuntu wari uzi nk'inyangamugayo, kurota umuntu wari uzi nk'igihangange, bikunda kubaho cyane. Izo kazi zikunda kubaho cyane. Sinzi impamvu mbaje ikibazo kitwinjiza mu ibintu numva ari birebire, ariko reka nkavuga ubundi mu buzima busanzwe iyo tugiye mu isi y'umwuka, ntabwo umuntu ahishurirwa ibirenze nivo y'ibyazi. Nimvuga gutyo sinzi abantu bari kubyumva, birenze ubushobozi bwe. Ntabwo umuntu ashobora guhishurirwa ibirenze nivo y'ibyazi. Yenda urihangana nkoresha ijambo ry'indagu z'abakera, kuko nibo yenda bagiye bagira ibintu bimenyekana cyane. Hari abagiye bagira uburyo bagahishurirwa iby'ibihe turimo kera, ariko bakoresheje indagu. Noneho hari umwe wivugiye aravuga ngo mu Rwanda hazaza igisiga ngo kikizo, ngo kizakigurukana abantu mu mababa yacyo, ngo kikabajyana ku yindi misozi. Noneho nakurikiranye ubwo bushakashatsi bw'abantu bagiye bakora, bakuma ngo hari ibisiga. Muzi ko hari igihe ibisiga byiza byaduka ku mugabane w'Uburayi, bakabitangarira ngo haje ibisiga binini. Abanyarwanda bo babyumvaga, bumvaga ari cya gisubizo, ahubwo bitinze kuza ngo bizabatware, kuko bari bafite
indagu ibabwira ko hari ibisiga bizabatwara. Bari batarakamenya ko burya ari indege yavugwaga, ariko ntabwo ari bushobore kuvuga indege ko ntigeze. Oya kubivuga ngewe mba mu cyaro, umukecuru yageze ampanurira ambwira ati mwana wanjye atari igihe uzicara ku gisiga kijye kikugurukana. Urumva muri logique ntiyageze agera ikigarani, umukecuru ntiyageze abona indege kubyumva, we muyereka yabonaga ari nk'igisiga. Icyo nashatse kuvuga rero, nashatse kuvuga ibitarenze ibyo abantu bazi. Hari n'akandi kantu ariko ntukambazeho cyane ko maze neskize. Ingo nyabona kubaza abantu iyo bavuga ngo Yesu ngo yabasuye. Nyabona kubibaza abantu nkabaza Yesu yaragusuye mu nzozi, yaransuye cyangwa mwishurwe Yesu yaransuye. Namaza nti Yesu wagusuye n'uwuhe? Wamubonye ute, asate? Si wa wundi wajya berekana muri Ni filime. wa wundi muri filime. None umutipe w'amaruje ya lèvre. Ngira ngo aho harimo logique naho. Ni logique juste. Imitekerereze. Ariko nyine niko bigomba kugenda kugira ngo we aze kwizera. None se turezimye tugarukiye hafi. Mu by'ukuri ni iki Bibiliya ivuga ku muntu wapfuye aba ari hehe, akora iki? Kuko yuje ugasoma mu gitabo cy'umubwiriza ibice 9 umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo reka tuhasome twumve icyo havuga. Umubwiriza ibice 9 umurongo wa 5 tugeze ku wa 6. Mbere yuko nkubaza ikibazo nshaka kukubaza, noneho uze kugihuza wambwiye ibintu bijyanye no gushika. Njyewe hari ikintu ntarumva uburyo Samweli umupfumu yashitse Samweli. Yego. Kandi nyamara Bibiliya ivuga ko umuntu abasinziriye. Reka wenda mbasomera ubundi mukomeze ntacyo bitwaye. Haranditse ng'abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo Bazi. bakizi, kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Ngampuriza ese koko Bibiliya umuntu yapfuye ahantu aba, sibyo? Mbere yuko nza kubaza ikindi kibazo, kuko ndaza kubabaza wenda ndakibaza Jado nako plutôt Jado ikintu kijyanye na purgatoire n'ikintu kijyanye na paradizo n'ikintu kijyanye n'ijuru. Uraza kugerageza kubintandukanyiriza, ariko reka abanze ansubize. Ese umuntu yapfuye koko nta yindi activité aho bajya, nubwo tutarahavuga naho ntitwasoza tutahavuze, nubwo turi gusatira umusozo, ariko mu by'ukuri nta activité bakora? Umuntu abasinziriye se? Ese baba bari kumwe n'Imana, bari kumwe na Yesu se, bimeze bite? Okay. Ntaragusubiza icyo, reka nagize kara kadatera abantu urujijo, ndahita nkigaruka. Ihangane nkarangiye. Bibaho rero mwihishurirwa cyangwa mu nzozi gushobora gusurwa n'umuntu wari wizeye wowe. Kuba umwizeye ntabwo bishushanyije ko ari ikimenyetso ndakuka cyaho yagiye runaka. Muri ya logique ushobora gusurwa n'umuntu wizeye, nk'umubyeyi wawe, umuntu wajya kubonana imbuto nziza z'ubunyangamugayo, ari we Imana icishijemo message. Abantu benshi bajya baganirizwa, umuntu akamuganiriza, akaza kugucyaha, ibintu nk'ibyo ngibyo, uri kwitwara nabi, kosora ibi, gira gutya, akaza umubyeyi. Kuki haza umubyeyi wawe? Nuko niwe muntu n'ubundi wumviraga. Ariko ukiri naho umuntu wambwiye ati ariko se ati ko hari umuntu ati ntituregera tuvugana n'umunsi n'umwe, ati ariko nagiye kurota mbona ashaka kumfata ku ngufu, ati none nsi nkimuvugisha, ati ndamubona ngaciriya, ati kandi ntajya mvugisha, ati kandi mu busanzwe ubundi arakijijwe pe, ati sindanumva n'umuntu yahohoteye, ati ibyo byo nibiki? Ngaho reka komerezeho. Akona ko n'indi si kandi tugiye gusobanuramo nabwo ya bya bindi byuko na hano mu isi abantu bajya babikora kwihindura imyuka. Iyo logique ibaho nayo, bakihindura imyuka n'ibindi. Okay, icyo ni ikindi. None reka ngaruke rero kuri cya kindi warubajije baza ngo abantu bapfuye bajyahe. Uranavuga ngo nze no kuvuga ku kantu ka Samweli uburyo bamushitse. Ni byiza cyane, numvaga ibi ni na ngombwa kubivuga ko twavuze ko urupfu rw'abakiranutsi donc bo baba bimuka. Pasteur yabisobanuye neza, asobanura ko n'ubundi bo ntibaba bapfuye buheriheri, barimutse hari ahandi bagiye. Ikindi cyiciro bagiyemo. Hari ikindi cyiciro bagiyemo. Uburyo rero
bwa kera mu isezerano rya kera Bibiliya yibigaragaza igaragaza ko iyo aba bantu bapfaga baba bakiranutsi baba pagani bose byitwaga ko reka mvuge ngo byitwaga ko kera bose bagiye kuzimu no kuvuga ngo byose Satani yarafite ahantu afungira iyo myuka yego ariko noneho icyo gihe hari hakiriho ikintu kimwe hari kiriho ikintu cyuko aba bantu kubera ko habaga hameze nk'akontrowe niba nabyita gukontororwa n'ubutware bwa Satani oya nibyo oya ibyo uvuga wishaka kwiyegisikiza niko Bibiri bivuga kuko Bibiri ivuga ko Yesu yagiye gukingurira abera agiye yajyaga ikuzimu anyaga Satani urufunguzo byaheshaga rero abakonikoni n'abandi bantu kuba bakoresha umwuka wo gushika bagashika iyo mibiri abo bantu kuko Satani yabaga yifiteho ububasha yego hanyuma rero icyazanye Yesu rero no gukiza icyari cyaheze cyazimiye reka mpere kuri rya jambo icyari cyarajyangwe bunyago avuga ame cyangwa wa mwuka wa bugingo aribwo nyine aza gushaka no kuvuga ngo icyo Yesu yakoze rero noneho yimuye bivuga ngo kuva umunsi Yesu yimura bera hari hanavuyeho ububasha kuko babarozi bakongera gushika umuntu wapfuye yizeye cyangwa umuntu wapfuye akijijwe ubwo bubasha bari babwambuwe totali rero aho bajya rero ubwo bise binatandukanira aho rero aho bajya hise hatandukana kuko nubundi hazuwe abapfuye ari abakiranutsi abo rero aho bajya nta handi naho Bibiliya yaje kwimura ihita mu gituza cya Aburahamu igituza cya Aburahamu ariyo none uyu munsi yitwa paradizo hanyuma aho abandi rero bo bajya aho bajya nyine ni mu kuzimu nabo mu gituza cya Gahini nicyo waba ugizemo ariko Bibiliya imvugo ikoresha igituza cya Aburahamu abandi bo rero bakajya mu kuzimu bijyanye rero byumvikane neza ko inyungu none uyu munsi iri ku bantu bapfa bizeye nuko abarozi abashika batakibafiteho ubushobozi bwo kuba bagira icyo bongera kubakoraho abapfuye bizeye. Imana iguhe umugisha. Reka Pastor Jado akunganire anasubiza ikibazo namubajije kare. Rega rimwe na rimwe nkunze kuvuga ngo iyo umuntu ari kuvuga ibintu nkumva ntayo bintwaye kugira ibyo byongeraho byinshi, reka mbivugeho ntacyo. So mu cyo nshaka kunganira ni kimwe, ibintu byose yagiye avuga biririyo ni ukuri. Niba hari inkunda umuntu twicarana turi kuvuga nkumva ntiyatabye hasi biraryohera muri kamere yanjye, nkumva bari mu kuri kwa Bibiliya, numva ndyohewe. So mu magambo make cyo nari nshatse kuvuga gifitanye isano nimba ndi kuvuga ibyo wavugaga, ibibazo nanjye wigeze umbaza bifitanye isano n'ibyo yarari. Harimo bya purgatori, bya paradizo, ijuru. Ndagira ngo mbanze wenda mvuge wenda kuri uko kuntu n'isezerano rya kera, of course twibukiranye yuko Kristo cyamuzanye no kurema ubwami. Mateyo 28, nyuma yaho Yesu yamaze kumanuka akajya ikuzimu, yambuye Satani imfunguzo. Ikuzimu habaga katiri shambure ya boss Satani, aho babyumve neza. Habaga shambure y'abadayimoni, abatumva igifaransa, ibyumba bine byabaga ikuzimu. Icyumba cya shitani, icyumba cy'abadayimoni. Abadayimoni nabahoze ari abamarayika b'Imana. Satani atwara 1/3, murabisoma mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 12, nubwo nacyo kijya gicreatinga ibintu bibazo. Ariko ni icyo ngicyo 1/3 cy'abamarayika bamanukanye na Satani. Bamwe bajya biyerekana nka marayika w'umucyo biturutse yuko batambuwe imyenda bari bambaye, kuko nta wayibambuye.
bituma rero bajya hari confusion zijya zibasha no kuvuka bene aho abo nibo bitwa abadayimoni. Igika cya gatatu ni abapfuye bemeye Imana. Abapfuye bemera Imana nabo babaga kuzimu nkuko yari ari kubisobanura. Icyo nicyo gika cya gatatu. Igika cya kane ni abapfuye batemera Imana. Biri muri kritere yaje gutuma Kristo amanuka ari jambo. Ibyo nabyo tubihindire mwaho bugufi. Kristo yamanutse yambura Satani imfunguzo. Yabigarutseho ntago yakinguriye abapfu. Yakinguriye abera. Matayo 28. ntabwo ari bose yakinguriye. Ntabwo ari bose yakinguriye. Yakinguriye abera. Imyuka yapfuye ikiranuka. Y'abapfuye. Icyo gihe abantu wakoreraga Imana kugira iguhezagire. Mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi ni kuri Yohana. Ntabwo nawe yavugaga ngo kuko bwageze. Yavugaga ngo kuko buri hafi. Ni ukuvuga ngo bari bategereje Kristo kugira ngo aze ababohore. Niyo mpamvu niba muri gusoma Kristo amaze kuzuka yerekanye n'umwuka w'abapfuye bamwe yigeze avuga barindirwa mu cyo bita paradizo y'Imana. Paradizo y'Imana ni ryo juru rya gatatu. Nimusoma mu gitabo ubwo ndibibonera umwanya ariko ubwo mwanya tumaze tuvuga kuko ntago uba wabaye mwinshi. Ntacyo kuko abantu bakeneye gusobanukirwa. Naringize reka wenda kubera impamvu z'igihe nimusoma ubwa mbere rw'Abakorinto 12 hakagera ngo nzi umuntu wo muri Kristo Yesu wazamuwe akajyanwa mu ijuru. Uhasize mu ijuru rya gatatu bari specific. Iyo bavuze irya gatatu no kuvuga hari irya mbere hari n'irya kabiri. Ibyo ry'irya mbere n'irya kabiri kugira ngo tudacreatinga conflict mu mutwe w'abantu. Ni nacyo cyo bita Galileo yaje kuzira kubwa Papa PNF avuga la terre tourne autour du soleil isizenguruka. Twagasobanuye kaha atari hari ama etage yuko ibintu bikurikirana. Irya gatatu kuko abaheburayo abayahudi bemera 7 even n'abayisilamu amajuru 7. Ibyo nabyo byasaba ubundi busobanuro ariko sicyo dushaka kuvuga. Bible yitwe bwira 3. ngira ngo ibyo dushobora kuzabivuga mu kirere cy'umwuka birashoboka. Irya gatatu nicyo bita paradizo y'Imana. Nibyo yigeze avuga paradizo y'Imana nk'igituza cya Aburahamu. Niyo mpamvu yavuze ngo azamurwa mu rya gatatu. Niki nshatse kubabwira mube mubashe kubyumva. Aba bakirisitu bo niho babikiwe. Babikwa mu rya gatatu. Abapfuye bemera Imana babikwa mu rya gatatu. Abapfuye munsi y'ubutware bwa shitani bari mu rya kabiri aho bita Shewori ikuzimu odera naho bari. Rero twe tuba ku rya mbere. Ibyo byagasabye ubundi gusobanura uburenze ubwo ariko nitujya kubutanga byasaba ikindi gihe kidahari. Twe turi kuri iryo rya mbere. Uwo mu rya kabiri n'uwo mu rya gatatu ashobora kuba yakoreshwa bitewe n'uwari n'ugusura hano bitewe n'uwamukoresheje. Abakristo rero bamwe iyo mind yo ntibayigira. Bemera ko ikuzimu ho bagusura ariko mu Mana ntibumva yuko Imana yakoresha. Ibyo yavuze sero yuko Imana ibasha kwiyerekana mu buryo butatu. Sinzi niba ndi bubone uko ngiye explaining. Iyo Imana ikweretse Perezida wa Repubulika ibishatse kukugayidinga nka hari yije kubera yuko yo ntiyaza ngo uyibone. Iyo ikweretse umushumba wawe iba ari yije kuko ntiyakwiyereka ngo uyibone. Iyo ikweretse umubyeyi wawe mu buryo ariko runaka abashe guseruka. Imana ikunda kwiyerekana kuri abo babiri. Ku babyeyi biterwa na message Imana ishaka gutanga. Byagasagiye tubigira tubisobanura ukwabyo ariko ubwo ntago umwanya washije kubyemera. Miniye bugufi rero ndagira ngo abantu bumve yuko abo mu rya kabiri n'abo mu rya gatatu bose babasha gusura ariko bakenera ikiremwa muntu wa mubiri kuko ari monde invisible kugira ngo abashe kugaragara. Mu magambo make murabibona tumaze kugira mu masaha ngira ngo n'igice menya byayo.
ibyo byose twabangamiye tuzikanga igipimo twagize. Reka nsubize mu magambo make wenda icyo warumbajije. Mu kuri kuzuye kuri kibibiri ntago ndi muri competition y'idini. Mu kuri kibibiri nta masengesho dusengera umuntu wagiye ngo ni purgatori ngo ni iki kugira Pastor ukiraho wenda nubwo iminota yagiye nyemerera dusomira ijambo kuri ibyo bya purgatori. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ariho bahera ibice 4:6 bavuga ko purgatoire yabiriho. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 4:6 uwahageze yadusomera urwandiko kubera ikibazo cy'igihe rwa kabiri rwa Petero ibice 4:6. Jado cyangwa wahageze naho Jado reka dusomere urwa kabiri rwa Petero ibice 4:6. Dusome. Haranditse ngo kandi ubwo yaciriyeho iteka ngira ngo reka dusome mu rwa mbere rwa Petero ibice 4:6. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 4:6. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo kuko icyatumye abapfuye nabo babwirwa ubutumwa bwiza ari ukugira ngo bacirwe urubanza mu mubiri mu buryo bw'abantu, ariko babeho mu mwuka mu buryo bw'Imana. Amen. Aba bapfuye bavugwa hano ni bande babwirwa ubutumwa bwiza? Hari abavuga ko ari iyo myuka nyine yapfuye ariko yarakoze ibyaha bike. Ibyo ari byose ubwo iyo utangiye ngo yarakoze ibyaha bike, twongere twibutsa abantu yuko tuba turaha. Iyo umuntu avuze ngo ni pasiteri ku musozi w'idini ntabwo ari padiri, nuko aba ari umuprotesita. Ntabwo urivuga nka padiri? Ntabwo mvuga nka padiri kuko njye ndi umuprotesita. Ndi umuprotesita, niyo mpamvu ni pasiteri ntari padiri. So iki cyanditswe icyo gishaka kuvuga ni muba muri no gusoma. Musabwa kumenya ko dufite abantu bapfuye. Christianisme yageje mu Rwanda mu kinyejana cya 16, ariko mbere yaho hari abantu bapfuye. Christianisme itaraza. Ntago bazacirwa urubanza rw'ibyo batamenye, bazacirwa urubanza y'ibyo bamenyeshwaga n'uwo mwuka w'Imana. Hari umwuka w'Imana wababwirizaga, ari wo mutima uhana, cyangwa mutima nama. Wakubita umuntu akamenya ko ari abantu nibanabyumve. Ibyo twigisha n'iyobokamana ubu yizi tukakwigisha kuyiyoboka, niki kiyikumenyesha n'uwo mwuka. Niyo mpamvu nesise ko umuntu ari umwuka. Abo bapfuye rero mwike-expectinga kari abantu bose bapfiriye kurimbuka kuko batigeze bamenya Kristo. Kuko hari umwuka ubarema, kuko navuze ko umuntu ari umwuka. So aha rero kumbwira ngo wakoze ibyaha bikeya we naga ari icyo kingi cyo kigenderwaho. Hari umwuka wabashaga kukumenyesha ikibi n'ikiza. So rero inzira twe tukwigisha kuyoboka Imana ariko kukuyizi. Niyo mpamvu ibyo twigisha ngende umwe mu barimu ba Bibiliya. Ntabwo twigisha abantu ku Imana, tubigisha kuyiyoboka. Ubu yizi tukakwigisha kuyiyoboka. Hari intervention yawe, umwuka wawe n'Imana. Kimwe nigeze mvuga ngo urupfu rw'umwuka ni separation y'umwuka n'Imana. So rero ni icy'ingenzi ko abantu babyumva bakabisobanukirwa. Uwo mwuka niwo wakumenyeshaga, niwo wakubwirizaga. Reka mvuga iki ngiki, sinyoboye yuko cyagora abantu benshi kubyumva. Nta muntu n'umwe uwo mwuka ushobora kuwamburwa byamutunguye. Nyiri kuguha uwo mwuka aho niho nendaga kugera. Icyo bita impanda ya nyuma ni iki mu by'ukuri? Hari ijambo mukunda kumva abantu bavuga ngo mbere y'uko umuntu apfa ngo abanza kumva impanda ya nyuma. Ikindi ubwo uraza no kubihuza no kuvuga gutuka umwuka wera. Abantu bajya bavuga ngo ngutuka umwuka wera zaharimbuka. Nimwe musa nk'abaga niyo yaba ari accident yabaye ubona umuntu agahaguruka nagapfa tunguwe. Ibi ni ibintu bigora abantu kubishyikira, ariko kucyitwa urupfu, kucyitwa uwo mwuka ubwira
kubwirizwa, hari ubutumwa bubwiriza umwuka ukubaho. Kuko mwebwe muracyensisita ko umuntu ari uyu, nta handi bigipfira. Abantu baracyafite ikibazo kibwira ko umuntu ari uyu, si uyu. Umuntu upfa ntashobora gupfa atunguwe. Uyu nguyu navuze kabone niyo waba hagurutse ukajya ku muhanda ngo imodoka iraje ngo iragukubise, hoya si kuri wowe siko bimeze, kuko mu mwuka nta accident ibayo. ntabwo yahise apfa. Reka mu mwuka ntago habayo accident, hari umwuka. noneho rero pastor ukiri aho rero hari abantu bavuga ko n'abapfuye biyahuye nta wabaciraho iteka. Ugendeye kuri choice sinzi nuhitamo kugira ngo wiyahure, si choice. Nshize inzira ebyiri. Nakubwiye ngo muri nge harimo ibitutsi nubwo ntagutuka. Nuko ntashitamo kugutuka ariko bindimo. So rero niki nari nshatse kuvuga, abantu babasha mahitamo y'umuntu abari mabi, ni wewe wahisemo nabi. nta ruhare Imana ibifitemo. Ibyo senterivasiyo y'Imana kuko irema umuntu yakubwiye ngo domine. Nitangirira igice cya mbere umurongo wa 20. Utegeke muri make. Kudominating ibyo ibibazo, ntabwo yagushyizeho ngo bikudominating, ni wowe ubidomina. Kandi kubakunda Imana byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. So paradizo y'Imana nahajya bapfuye bizeye Imana, naho ikuzimu hajya bapfuye batemera Imana. Ibyo mvuze nibyo biri. Wenda tugarukiye aho, reka Jado yongeraho akantu gato. Nabonaga ashaka kuvuga step 3 zijyana umuntu ku rupfu, kuko turi kuvuga urupfu rw'umukiranutsi. Avuge mu minota 2 gusa dusatira umusozo. Iki kiganiro reka turaza kugicumbikira igice cya mbere, tuzagikomeza ubutaha. Murakoze cyane. Narindi kuvuga ngo nandi ushaka kungana pastor yaravuze ibintu biryoshye byiza cyane, ko mu isi y'umwuka nta accident ibamo. Ntabwo wapfa, ntabwo umuntu apfa ngo bimutungure. Muri make ntapfa apfuye, muri make arabanza akabibwira. Uriya muntu kubera ko afite ikintu cy'Imana. Ibyo ndabihamya. Njyewe muzehe hajya gupfa hasigaye igihe kitari kinini ngo apfa, yaraduhamagaye. Urumva twari dutatanye turi hirya no hino mu gihugu tutaba hamwe. Avuga ati bana banjye rero, ati ndumva igihe cyanjye cyegereje, ati muzaze buri muntu mwese mwereke aho azaherera. Ni ukuvuga aturage nyine buri muntu amuha isambu. Abantu bakuru, reka nkubwire gato, ngewe papa mu mwaka washize ngira ngo bamwe barabizi yaje gutaha. Naramuvuje mbona ko yakize. Arataha asubira aho tuvuka. Arangije ngarurira Bibiliya. Ubiri hano nakayiberetse. Ashyiramwe amagambo aranayanota, yandikaho ngo nota bene, ayishyira anserikire. Agiye kugenda ndibaza, uyu musaza yasize Bibiliya yati. Ndamuhamagara ngese ko Bible yawe wayisize, ngariko iyo nayigusigiye ngo kubera impamvu ngo muzukoresha nayo ujye uyikoresha. Kandi akibimbwira haciye. None se ibyo nibyo bita impanda ya nyuma. Wenda reka Jado akomeze. Reka nsobanura iki. Ubundi mu gupfa k'umuntu, umuntu agira impande 3. Bamwe mu bakoze ubushakashatsi b'abateolojiye basanze ari 3, ariko ndashaka gusa n'uvuga kuri izo. Bavuga ko impanda ya mbere iraza ikakumenyesha. Rero iki kumenyesha ni iki rero? Iyo izizanye ngo umutima uhana, kubwira uti kemura ibibazo. Rimwe na rimwe twebwire tubwirwa ibibazo, nibyo pastor yakomeje kuvuga. Ntabwo turi kumva umuntu nyamuntu, turareba uyu w'inyuma nyine uyu. Tuhita dutangira gukemura iby'inyuma. Niho umubyeyi yaguhamagaye ati ngwino mbereka aho muzaherera. Uretse ko byari no mu buryo buri spirit, kuko atashakaga kurema ibibazo by'intambara byabaho nyuma. Icyo ndacyemera, ariko abantu ndetse niko byabikemura. Iya kabiri yije, niho abantu batangira kuvuga ati runaka mufite ideni, runaka mfitiye ideni. Kenshi iya gatatu ikunda kuza abantu basa naho uyu mubiri wo w'inyuma unarangira ibimenyetso byayo by'inyuma. Ari n'ahantu batangira kuvuga ati kandi mu kanya yampaye ikiganza
ansezera cyangwa hari geste runaka yakoze ahubwo sinzi uko bigenze nabyo abagiye barwaza ko mu kanya twari turi kuvugana abagiye barwaza bajya bakunda kugira ibyo bibazo bakabibaza abantu ati ko yari yijajaye sinzi kwijajara niba mubyumva mu kanya gato niko yaranabayemo nk'uwijajaye none ni nako agiyemo bene utwo tuntu izo mpanda rero 3 zibaho none rero icyo nshatse kuvuga rero ni iki reka mbijyane cyaha cyo gutuka umwuka wera kitababarirwa kugira ngo yenda nkivireho inyuma tunegereza umusozo uhita utanga n'umwanzuro gutuka umwuka gutuka umwuka wera ntabwo nta muntu wahagarara akavuga ngo umwuka wera ngo urakagira gute ngo bivuge bya bitutsi bya bindi hari n'ababyitiranya na kwa kundi ngo abahanuzi b'ibinyoma ngo batuka umwuka wera ngo kwigana mu indimi ngo ni ugutuka umwuka wera no reka mvuge ngo iyo umuntu agihumeka ikinanakibabwire cyane ko hari ingisho z'abantu bamwe bagiye bigisha abantu bakabaciraho iteka bakigenda umuntu bakamuciraho iteka bakoresheje kantite y'ibyaha yakoze bakoresheje ibyaha yakoze uburyo yarenze ku muco w'abantu runaka bakati uriya muntu we ni ikivume bakahita banamuciraho iteka bakamugira akayini n'ibindi bakamuciraho iteka ariko umuntu wese ugihumeka aracyafite amahirwe hanyuma rero icyo bita gutuka umwuka wera ni ugucibwaho n'izi mpanda z'umuntu za nyuma izi za nyuma zikumenyesha ko ugiye gupfa ugiye kurangiza urugendo rwawe hanyuma ukazininira icyo nicyo kibyari ijambo ryitwa gutuka umwuka we impamvu byitwa ngo ni icyaha kitababarirwa nuko ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi nuko twasomye mu mubwiriza ubwo ni ukuvuga ngo ubwo ucitswe n'ayo mahirwe nta yandi mahirwe uzongera kugira niyo mpamvu ari icyaha kitababarirwa ariko ugihumeka ukigenda ahubwo tunabona no kubwira abantu ngo umuntu wari warihebye yarakoze ibyaha byinshi akumva Yesu atamubabarira arebe iyi video ahubwo yihane Yesu afite imbabazi n'ukuri arashaka kubona ko kumubabarira Imana itugire neza Imana iguha umugisha reka dusatira umusozo muduhe umwanzuro ariko bakunzi ba Denise Bihiga TV mbabwira ko ubutaha tuzagira ikindi gice ese nyuma y'ubwo buzima ibijyanye n'umuzuko w'abapfuye tuzabivugaho ese koko nituzuka natwe wenda bazaba bakiriho simbizi nkuko Paulo yabivuze direct tuzahita tujya mu ijuru bizagenda bite hari aho Bibiliya ivuga ngo tuzamara imyaka 1000 kuri erayono y'Imana Bibiliya ikongera kanavuga ngo mbona urembo Yerusalemu rumanuka ruva hehe mu ijuru ibyo nibice tuzarebera hamwe ese nyuma y'iyo myaka 1000 bizagenda bite ese iyo myaka 1000 tuzayimara turi hehe tuzaba turi kumwe nande n'ibindi byinshi nyuma yayo tuzajya mu ijuru mu bihe buryo ese abantu bazongere bapfe urupfu rwa kabiri ni uruhe so ibyo byose tuzabivugaho ubutaha ariko reka batwegereze umusozo buri wese iminota 2 aduha umwanzuro w'iki kiganiro twavugaga urebye ntabwo twavuze ku rupfu rw'umukiranutsi gusa twavuze ku rupfu nyirizina rw'abantu n'imibereho y'umuntu kugeza ku rupfu Yesu aduhana umugisha reka nkuko arunafite mikoro afata iminota 2 noneho badusatiriza umusozo kandi badusengera kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo kuzabona iherezo ryiza ndetse niko mu kubara 25:10 havuga ubwo ndumva ari umuhanuzi Baraki avuga ngo icyampa nkazapfa nkabo Imana ikazampa iherezo nk'iryabo natwe dusaba iherezo ryiza Imana iduhana umugisha tujya ku musozo kimwe nshaka kuvuga nuko urumva ntabwo twajya mu myaka 1000 nonaha igihe cyane ducitse cyagiye yenda nabyo tuzabigira ikindi gihe ariko reka nsoreze ku ijambo rimwe dusanga mu gitabo cy'imigani ibice 7 sorry gatoya ndebe neza imigani igitabo cy'imigani sorry gato gutegeka kwa 2:32 gutegeka kwa 2 ice 32 umurongo wa 29 ice 32 ku murongo wa 29 yego mwabonye imbere wava dusomera cyangwa nanjye ndahageze haranditse ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi
baba bita ku iherezo ryabo Imana ishimwe. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bita ku iherezo ryabo. Mu ijambo twatangiriyeho nshaka kubwira abantu, ukwiye kumenya ko utahozeho kandi utazahoraho. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Muri uyu mubiri ntabwo wahahoze, mbere y'uko ubaho wari uhari. Wari mu bitekerezo by'Imana nk'uko twabisanze. Hano rero uhisanze mu gihe runaka, kandi nk'uko pasiteri yabigarutseho, uhaziye misiyo y'Imana yakuremeye. Rero ukwiye kumenya ngo ufite igihe runaka cyo gutunganya iyi misiyo y'Imana yakuremeye. Ubwo rero nyuma yaho hari ahandi hantu uzajya. Ukwiye kumenya ubwenge, nicyo ijambo ry'Imana tubwira, ukita ku iherezo, kandi mbonera no kwifuriza umuntu wese iherezo ryiza. Murakoze cyane. Utakonzi ko yagiye. Ibyahishuwe igice cyaho ni icya 14 umurongo ni wa 13, haranditse ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika utuhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe ati yeye, ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Soze mbibutsa yuko imirimo ikurikira uwagiye, ntabwo imirimo ikujya imbere ngo yikurikire. Kahirwe muri mwese uzapfa apfira mu mwami. Umwuka niwe uvuga ngo naruhuke imihate ye, imirimo ye igende imukurikiye. Bifurize kugira imirimo yo kuduherekeza ku bakiriye agakiza. Mbifurije kuzagira iherezo ry'abakiranutsi nk'uko mwene data bivugaga. Ubwo mu kindi gihe nitujya kuvuga ubwo ku muzuko, nuko tuzavuga ku muzuko. Uyu munsi byaro kuvuga ku rupfu. Uyu munsi bwa rupfu hari ibintu byinshi mwagiye muvuga bituma ngira izindi topic zivukamo, kuvuga ngo naziye muri iyi si misiyo. Ni gute namenya misiyo yanjye kuri iyi si? Nacyo ni ikindi kiganiro icyatumye ndemwa. Kicyo se nanone cyaza ubwo mbere yo gupfa. Cyaza mbere yo gupfa. Sawa, Imana ibaho umugisha. Twegereza umusozi rero, reka umushumba Jado adusengera Imana. Nyagora ku ngoma Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, witwa ndiwo witwa Rubashi, uvuze birabi utegetse birakomera. Ntagukore ngo yikorere amaboko, nta n'uwakwitangiye ngo yitangira itama mu mahanga yose, uko bagakora ibyo gukiranuka uramwemera. Turi hano kubw'umugambi wawe. Dufashe umwanya utari muto wo kuvuga ijambo ryawe. Kubwa byinshi benshi baba batekereza ku bigendanye n'ubwami bwawe. Ndakwinginze ngo buri wese ufashe umwanya we akagenza gutya, akamara amasaha nk'aya. Igipimo utubwira nuko ukunda abagukunda, kandi uwagushakanye umwete wese akubona. Ntiyari kumara umwanya ungana gutya atari ukagushaka. Umwiyereke, umwihishurire, kandi buri kimwe cyose twavuze kibereho kuguhesha icyubahiro. Kandi ahagaragaye mu maso hacu twemeye kuhahisha ngo icyubahiro kikugarukire. Imipango yawe n'abari isohora, gahunda yawe n'abari isohora. Narindi kuvuga ko nta wataha utamumenyesha. Izi mpanda umuntu abasha kumva imubwira kugushaka, imubwira kukwiyegereza. Shoboza udukurikiye wese guhindukira no kugira imirimo yo kumuherekeza, kuko azagaragazwa umunsi tutazi, kuko n'abakomeye bo mu isi bajya bagaragazwa. Reka rero uyu uduteze amatwi umuhe gushaka mu maso hawe no kugira iherezo ry'abakiranutsi. Urakoze Yesu kubwo kumva gusenga kwacu. Urakoze Yesu kubwo kwigaragaza. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Wenda dusoza, tutari twasoza, reka batanga adresse. Murumva ibintu mwavuze ni ibintu biremereye. Hari umuntu wakenera kugira ibibazo ababaza bitandukanye inbox, wenda kuko muri commentaire hari igihe udashobora gusobanurira umuntu ibintu neza, mwatanga nimero ya telefone naho umuntu yababonera. Yesu duhana umugisha. Telefone yanjye ni 0782 25 5874 82 neza 82 0782 25 58 74.
ndumva ari ibyo, kereka uri hanze niwe wongeraho guteranya 25. yego. nanjye telefone yanjye guteranya 250 karindwi 82 90 82 30. Shalom. Mbibutse ko njye wayoboye iki kiganiro ari Pasiteri Habimana Francois. Shalom shalom, bahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV aho tunyuza ijambo ry'Imana. Ushobora gukanda subscribe, comment, share na like. Muzamuduhaye inkunga ikomeye cyane. Imana iduhana umugisha.